Nahangaha kuri resebusiyo nta muntu wemerewe gufata ikintu kirimo amajwi. Ni ukuvuga uriya mugabo udusobanurira iyo ari kuvuga nta muntu wemerewe gufata ikintu kirimo amajwi. Ngira ngo abaje b'amadeteri barabizi. Urumva cita muri kubyumva hanyuma dutembere. Hari ibindi byumba byambwiye bibiri nabyo byemerewe gufatiramo amafoto. Ni amafoto, ni ukuvuga ubundi bari kudutembereza nta mafoto turi kugenda kereka ibyumba turi bugeremo bakabitwemerera. Ariko hano murafata amafoto kuri resebusiyo uko mushaka, ariko ntaje turi kugendana noneho kuza gufotora rero no gufata videwo na interiviyu. Ni tugeze hejuru iriya na hariya hanze mu kibuga turi kumwe nyine ubu tugiye kwinjiramo hariya, ariko numve ko nta videwo nyine mutwiye. Gicumbi ndumva hari n'i Nyanza nazo twifuza kuba twazigira, ariko icyo dushaka ni ugukangurira n'abandi bose bari muri aya matsinda nk'uko natwe tuyarimo. Ababazwa ba sinema, hari abari muri teatire, hari abari mu mivugo, twese hano tuba tubahuriye turi benshi ko bakangukira gusura ingoro z'umurage, hanyuma amateka y'igihugu abantu bakayamenya, ariko nanone bagafasha igihugu kwereka abandi bantu ko ubundi mu buzima busanzwe iyo wize ukamenya bakakubaza ukajindira cyangwa se ukabigumana, burya ntari icyo utatekereje. Ntabwo uba waratekereje ko nk'urukingo rwa mugiga rwaguraga nk'ibihumbi utabona, rwa korera, rwa tetanusi, abyita rero kongera guha sosiyete yaguhaye nawe ukayitura mu buryo bitari ngombwa yuko usaba amafaranga, uko gufatanya abantu. Niyo mpamvu turagushimiye rero. Hanyuma ubu twumve ko hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho kubimenyekanisha n'abandi bakazagira iryo shyaka, bakaza bakiga amateka, bagasura n'abandi hakurikiyeho. Noneho n'abanyarwanda bose bakabera. Hari ukeka ko hano hatagendwa, ariko haragendwa. Kwinjira ni makeya, gusa nzi ko amatariki yose bakorwuyemo, tariki ngira ngo ya 25 z'ukwa 12 kuri Noheli, iya mbere kuri Bunani, n'iya 7 ku munsi wahariwe kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, iya 7 z'ukwa 4. Ahandi waza urumwe ngira ngo hari abo twahuriye ari umwe, mwaza muri itsinda amafaranga aragabanuka. Rero gusura ingoro numva ari n'ibikuranga, kandi ibikuranga ntiwitandukanya nabyo, kuko akagozi katagira umuco, katagira ikikaranga karazimiraga karagenda. Ndagushimiye cyane. Ibyo rero umuntu wese ukunda kuba yamenya amateka kugira ngo azayavuga yazi, cyangwa se n'abandi babishaka, mwese mugomba kuza mugasura ingoro nk'izi ngizi, mukamenya uburyo mugomba gusobanura ibyo mwabonye, ndetse no kureba uburyo u Rwanda rwavuye habi rukaba rugeze aheza. Dukomeze tugumane rero, turakomereza n'ahandi. Turi kumwe n'umuhanzi Gratien Niyitegeka, benshi tubita Seburikoko, Sekaganda, ariko ubu ngubu izina rigezweho ni Papa Sava, ko ari wo mushinga ahangaje imbere muri yakora. Tubanze tumuhe felicitation, yiyemeje kuzuza miliyoni y'abantu bakurikira ibihangano bye, ibihumbi birenga 912. Felicitation kuri wowe na timu yawe. Uburyo ibikorwa mutegura mushyigikirana, tubibona iyo umwe yakoze ubukwe, tukabibona umwe yagize ibyago mu gutabara cyangwa mukabana nawe. Uyu munsi rero mwakoze urugendo muza hano ku ngoro ifite amateka menshi akomeye kandi akenewe, by'umwihariko amateka ashingiye ku rugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gikorwa mwagitekereje gute? Kubera iki nka timu ya Papa Sava n'ababana no umunsi ku munsi mu by'umwihariko mu bihangano byawe mwasuye umugoro kuri uyu munsi? Ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside kuyisura byagizwemo uruhare n'inteko y'umuco, nibo bamvugishije mbere nko mu wa gatatu. Baravuga bati bitabaye bimwe umuntu atanga fagitire ntitwafatikanya mu kwizihiza umunsi wahariwe ingoro ndangamurage. Ubundi ngira ngo bakore 17 n'abatari 18 z'ukwa gatanu
umunsi mukuru ukabera i Karongi, hanyuma mbabwira yuko nzabiganiraho na ikipe kuko natwe icyo dushinzwe ni ugufasha mu by'ukuri sosiyete, ntabwo ari ugufasha igihugu, ni ugufasha sosiyete, abantu muri rusange kumenya nyine ibyo dufite ni byiza. Hanyuma turabyumvikana, ariko mbabwira ko twahera muzi Kigali kuko nibyo byatworohera guhuza abantu bose icyarimwe. Urumva byagombaga kuba kuri iyo ya 17 kuri uwo munsi, ntaza kwibeshya itariki. Turabyumvikana, noneho twumvikana ko bw'icyo gihe bazaba bagiye i Karongi tutaboneka twashaka umwanya muri uku kwa gatanu. Birananejeje ko nyine tutarengeje uku kwa gatanu. Twumvikana byose bitari mu mafaranga kuko natwe twazana bitangira igihugu, ariko mutabishyuje amafaranga nko muri abasitari, tutabishyuje amafaranga, ariko noneho tubihuza n'igihe turimo na none. Guhitamo ingoro, urumva i Kigali hari ingoro 5, tuvuga ko muri izi 5 twafata iyi ngiyi ingoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside kugira ngo twigiremo n'ayo mateka, noneho baduhitiremo n'indi imwe twajyamo. Nuko rero twaje mu by'ukuri twaje kugira ngo habeho kwiga, kugira ngo hari ibikorwa bitandukanye twanyuzemo, ariko nanone harimo objective kubera ikingiyi yari yibanze. Twarebye muri rusange dusanga turi abasitari, ariko nanga harimo icyumba cy'abasitari bari bazwi icyo gihe kuri televiziyo, n'uruhare bagize, bari bazwi ku maradiyo, bari bazwi mu ndirimbo, mu mbyino, ari nabo natwe ubu ngubu turibo, ariko abo bantu hari uruhare rubi bagize. Kuki tutabiheraho noneho natwe se tugira uruhare rwiza natwe dukwiye kuba tugira mu kubaka igihugu cyacu. Icya kabiri akaba noneho ari ugukangurira abantu bose muri rusange, abantu bose gusura ingoro ndangamurage, bakazisura bakamenya ibyo dufite, abana bakamenya hari ibyo batazi, hari ibibazo nabo bagiye wumva nubwo bitemewe kubikodingamo imbere, ariko kumva hari ibyo abantu badasobanukiwe bagomba kuba basobanukiwe, kuko abenshi usanga bari abo dufite bari munsi y'imyaka 30, hari ibyo bagomba kumenya. Rero iyo bibabwira babyumva nyine nk'inkuru. Ujya ubona nka ziriya nkuru bavuga ngo uyu muntu ngo baramutwaye bamwikoreza umusaraba bamushyiraho ngo ikizingo cy'amahwa, ntabwo ibyo bintu ushobora kubyumva ngo bigire uburemere nk'uko biba ukuri kw'ibyabaye, uba wumva ari inkuru zavuye hanze. Nuko kuza nuko twageze hano, ariko dukangurira n'ayandi matsinda, abanyarwanda muri rusange, abanyamuziki, abanyabugeni, ni muri urwo rwego. Papa Sava, turagushimiye. Murakoze cyane. Turi hano rero ku nteko ishinga amategeko, ahari amateka, ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside. Njyewe ndashaka kukwibariza rero nk'umuhanzi, umuntu umenyereye cyane kandi ukoresha social media, hari amakuru menshi tubona ku mbuga nkoranyambaga amwe agoretse, andi tukayabona bayavuga uko atari, n'abantu ukabona rimwe na rimwe baragenda bavuga ibintu byinshi, abasebanya bagira bati niki aka kanya wabwira utarageze aha ngaha ukoreka amateka? Wenda nabwira umugore wese utaragera aha ngaha ko ubundi ugeze aha ngaha nibwo ubona amakuru, ndetse ukaba wanashyigikira ingabo zabo ikindi wenda nanavuga ibi nabibwira nk'urubyiruko, abana batoya, abana bavutse igihugu kimwe 1994, abo nibo bantu bashobora kuba wenda baba batazi aya mateka, ariko abakuru kugira ngo kubibabwira biroroshye, utabyumva n'ubundi ni wa wundi wabaye muri ibyo bintu, udashobora kubyiyumvisha cyangwa ngo ubimubwira byumve kubera izindi mpamvu. Murakoze cyane. Ni iby'agaciro kandi ni inyungu za buri munyarwanda wese